Tentire ishobora gutuma umusatsi wawe usa neza, byongeye kandi ntawe utashaka guhindura uko asa. Rimwe na rimwe tentire ishobora no gutuma uba undi muntu mushya. Nubwo gushyira tentire mu mutwe bishobora kwangiza umusatsi kubera ko tentire birimo imiti ishobora kwangiza ikanakamura ububobere bw'umusatsi, ariko ntuhangayike, hari ibintu byinshi ushobora gukora kugira ngo wite ku musatsi wawe, ari nabyo tugiye kugarukaho kuri uyu munsi. Niba ufite umusatsi urimo tentire, menya ibi ngibi kugira ngo umusatsi wawe witeho. Ikintu cya mbere ugomba kumenya, niba ufite umusatsi urimo tentire, ugomba gukoresha shampoo yagenewe gukoreshwa mu musatsi washyizwemo tentire. Ziba zihari ndetse biba binanitseho inyuma. Ikindi, irinde kumesa mu mutwe inshuro zirenze 2 cyangwa 3 mu cyumweru, kuko uko umesa cyane ni nako umusatsi ugenda ucika kurushaho. Mu gihe ufite umusatsi urimo tentire, ongera vitamine mu musatsi wawe nka vitamine C ndetse na biotine. Ibi bizagufasha. Ibi wabisanga mu mbuto nyinshi zitandukanye, cyane cyane nka vitamine z'umusatsi zirimo indimu cyangwa amacunga cyangwa se zirimo inanasi. Irinde gukoresha kandi amazi ashyushye woga mu mutwe mu gihe ufite umusatsi urimo tentire, kuko amazi ashyushye iyo yahuye na bene uyu musatsi uracika ukangirika bigize vuba kurenza uko wabitekereza. Kureka umusatsi kwiyumisha udakoresheje icyuma cyumisha umusatsi nabyo ni ingenzi, kuko uko ukoresha ubushyuhe bwinshi umusatsi wagiyemo tentire niko umusatsi urushaho kwangirika ugacika, bityo waba uwufite ukagira ngo ni tentire yakwiciye umusatsi kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Ikindi, irinde kuryama umusatsi wawe ugitose. Niba ufite umusatsi urimo tentire, jya ubanza urindire umusatsi wawe wumuke mu gihe wiyemeje kuwumesamo, ubundi ubone kujya kuryama ari uko umusatsi wumutse, ndetse ibyiza wanaryama wawusutsemo ibituta. Ugomba kurinda umusatsi wawe ubushyuhe bwinshi, cyane cyane bw'izuba, ukawutwikiriza akenda. Niba ufite umusatsi urimo tentire ukaba uzi kuri bube uri ku zuba cyane, shyira agatambaro mu mutwe cyangwa se ibyiza uba wusutse kugira ngo utaba wakwangizwa n'ubushyuhe bw'izuba ndetse n'imirasire. Mbere y'uko woga mu mutwe, ugomba kwambara akantu kakurinda amazi ya pisine, kubera imiti itandukanye biteyemo harimo nka chloride n'ibindi bishobora gutuma umusatsi wawe ucika kurushaho. Ugomba gukata imitwe y'imisatsi yawe byibuze buri byumweru 2 mu gihe wateye tentire mu mutwe, kuko uko utinda niko umusatsi ucika kandi ugacika ari muremure. Wirinde gushyiramo tentire inshuro nyinshi mu musatsi, cyane cyane isanzwe irimo, kuko ibi bishobora kukwangiriza umusatsi burundu. Buri mavuta ushyira mu musatsi ugomba kuba ari amavuta ya tentire, kuko ntabwo amavuta ajya mu musatsi watewemo tentire kimwe n'amavuta ajya mu musatsi usanzwe. Kurya indyo yuzuye bigaherekeza bimwe muri ibi tukubwiye, kuko ni ingenzi. Burya umusatsi ugaburirwa n'ibyo turya kurenza ibyo dusigamo. Kwirinda gukoresha ibikoresho by'imisatsi by'ibyuma cyane nabyo ni ingenzi mu gihe ufite bene uyu musatsi wateyemo tentire, kandi ukibuka gusokoza umusatsi buhoro buhoro udashikuza. Bimwe mu byo wakorera mu rugo harimo gukoresha amavuta ya elayo ndetse na romarin. Ibi bifasha umusatsi wacitse ukanafasha umusatsi gukora neza. Amavuta ya elayo cyangwa se ya oliva urayashyushya mpaka ashyushye, ukayashyira mu gasorori, ukongeramo romarin, ugasiga ibyo wavanze mu musatsi, hanyuma ugafungaho n'agatambaro, ukabirekera mu byibuze 20 hanyuma hashyira akanya ukogamo na shampoo yabugenewe n'amazi. Bituma umusatsi wawe urimo tentire udacika ubusa. Ushaka gukora maske ya avoka ndetse n'amavuta ya olive ugasiga mu mutwe, ariko bivanze n'umuneke. Ibi bikoresha mu musatsi urimo tentire kugira ngo umusatsi uhore ubobereye. Hanyuma uko wabikoresha, ugafata igice cya avoka ugashyiramo akayiko kamwe k'amavuta ya olive ndetse n'umuneke, ukabisya ukabivangira hamwe, ubundi warangiza ukabisiga mu mutwe, ukarindira byibuze mu gihe cy'isaha, ukaza kogamo na shampoo yabugenewe n'amazi akonje, ukomotsa umusatsi. Ibi bituma umusatsi ukomeza ubobereye kandi ukaba mwiza. Ushobora kwifashisha kandi ubuki, avoka ndetse n'amagi. Uruvange rw'ibi narwo usiga mu misatsi irimo tentire, bikarindira iminota 30, ukaza kogamo, bityo ukabikora byibuze inshuro 1 mu cyumweru. Umusatsi ukomeza kurushaho kuba mwiza kandi ntucike, ukanakura vuba. Ushobora gukoresha kandi mayoneze n'amagi. Ibi nabyo ni uruvange ukora byibuze ugasiga mu musatsi igihe cy'iminota 45, ukabona gukarabamo. Biha intungamubiri umusatsi, bikaworoshya kandi bikawurinda kwangirika. Wakwifashisha kandi amavuta ya jojoba ndetse na olive oil cyangwa coconut. Ibi ukaba ari byo ujya usiga mu mutwe, kuko uko usizemo kenshi byibuze mu gihe cy'iminota 50 uri kumasa mu musatsi, bituma umusatsi urushaho kuba mwiza. Ariko kandi ushobora no kwifashisha yaba isabune ndetse na shampoo bikoze muri kimwe mu byo tukubwiye, bigatuma umusatsi urushaho kuba mwiza.
Ushobora kandi kwifashisha vinegere ya apple cider. Iyi vinegere ni nziza cyane kuko ituma umusatsi uhora ubobereye. Uvanga n'amazi muri iyi vinegere ubundi ukabimazamo iminota 15 ukogamo ukoresheje shampoo bisanzwe. Bituma uyu musatsi urimo tentire urushaho kuba mwiza kandi ugakura ubyibuha, bitandukanye n'ibyo abantu benshi bazi ko umusatsi urimo tentire wangirika. Burya ibanga riri mu byo dusigamo, uburyo tuwitaho ndetse n'ibyo turya.